ujya ureba uburyo hari abagabo bagenda bakava mu buzima bw'umugore bakibagirana neza cyane nk'aho batigeze banabamo, yewe ku buryo ushobora kubaza umugore ngo ese uno mugabo mwarakundanye, akabanza akabitekerezaho cyangwa se akibuka ati twigeze gukundana, atabyibuka. Hakaba hari undi ugera mu buzima bw'umugore agasigamo ikintu bita ikimenyetso, ibitekerezo, imibereho y'umugore igatangira kujyamo wa mugabo akivanga mu buzima bw'umugore. Igitangaje rero nujya kureba uraza gusanga biterekeranye cyane n'uburyo umugabo agaragara, nta nubwo byerekeranye n'uburyo umugabo azi gutera brage, uburyo umugabo asekeje, ni ibintu bitandukanye cyane. Niwitegereza uraza gusanga ko byose byerekeranye cyane n'uburyo uwo mugore yiyumva cyangwa se n'uburyo uwo mugore asanga ameze nyine indani muri we, amarangamutima, icyo wamusigiye mu mutwe we no mu mutima wiwe nicyo cy'ingenzi cyane. Abagabo benshi rero usanga bitandukanye kuko ntabwo basiga icyo kimenyetso. Impamvu nuko imibereho yabo mu buzima bw'abo bagore ni imibereho ibitangaje cyane. Baba babaho nk'uko abagore babishaka, batabaho nk'uko abo bagabo bo babikeneye. Gusa stoic man cyangwa se umugabo ugendera kuri stoic philosopher ntabwo agenda nk'abandi, ntabwo afosinga, ntabwo yinginga, akora ibintu bye atuje. Kandi nanone iyo confidence yo gukora ibintu bye atuje kandi agakora ikintu uko kigomba kuba cyamera, nibyo bigenda bikaguma mu bwonko bw'umuntu uwo ari we wese wamuhaye umwanya, especially rero yari igitsina gore. Umugabo iyo akoresha imbaraga z'imitekerereze n'amarangamutima ye n'irari rye akabikontrola cyane, agakoresha imbaraga z'imbere, ntakoresha ikintu cyo kuba ashaka kuba umuntu ugaragara cyangwa se ngo yerekane cyane, icyo gihe uwo mugabo imbaraga ze n'ibyo akora bibi by'ukuri cyane kandi buri wese akabikunda. Kandi buriya umugabo iyo abaye umunyakuri ku mugore, akaba umunyakuri ku mugore cyangwa se ku mukobwa, nubwo uwo mukobwa atamukunda mu icyo gihe umugabo arimo aramubera umunyakuri, nubwo umugore yakigira icyo atari cyo, akigira kara akajya he, akikubita hariya akagaruka hano, ariko uwo mugabo yamubereye ukuri cyangwa se umunyakuri, ndakubwiza ukuri ko biza kurangira n'ubundi uwo mukobwa yicujije impamvu yamufashe gutyo. Muri iki kiganiro rero tugiye kuba twarebera hamwe ibintu bigeze muri 6 bituma umugabo atibagirana mu mutwe w'umukobwa, cyangwa se inzibutso zituma umugabo ahora iteka ryose ari mu mutima w'umugore ntamwibagirwe. Ikintu cya mbere cyangwa se nimero ya mbere, number 1, waruzi ko buriya umugore wese yava akagera yibagirwa byoroshye cyane. Umugabo ukontrola amarangamutima yiwe, ugerageza gukontrola amarangamutima yiwe, umugabo ugerageza gukontrola ibyo umugore akunda. Umugore yaba akunda biriya ukamubwira ati bira ni by'abana wamaze kuba washaka, bireke. Umugore akabireka atari uko abiretse, ari uko umugabo ari gukontrola amarangamutima ye. Uwo mugabo abagore baramwanga. Bitekereze gutya, buri umugabo wese iyo yanzwe n'umugore akenshi cyane ntabwo birangira gutyo. Ni bake cyane babyakira bakanabyumva gutyo, kuko benshi bumva ko basuzuguwe nta gaciro bafite. Ari naho bisunikira bamwe rero gukora amabara batagakwiye kuba bakora, kubera amarangamutima yabo ni amanyantege nke cyane. Bazamura amajwi yabo bagatangira gusakuza, bakagerageza kwiyumvisha cyangwa se kumwereka ko ibyo uwo mugore yatekereje atari byo cyangwa se yibeshye, ariko ntabwo aba ari byo, no kwibeshya. Stoic man cyangwa se umugabo wumvise akanasobanukirwa stoicism ntabwo bigenza gutyo. Umugabo wa nyawe cyangwa se w'umustoike iyo bamwanze cyangwa se iyo bitagenze neza, icyo akora ni kimwe, arahumeka agatuza. Iyo amaze gutuza asubiza wa wundi wamwanze mu ijwi rituje kandi mu ijwi rifite igisobanuro kirenze cyane. Marcus Aurelius niwe wigeze kwandika aravuga ati buriya ufite imbaraga ku bitekerezo byawe n'icyo ushobora kuba watekereza, ariko ntabwo ufite imbaraga ku kintu bita external event cyangwa se ibikorwa birimo birabera hanze. Niba uburyo nimo numvamwe ibintu nawe udashobora kuba wabyumva nkanjye, nta kibazo kibirimo, kubera ko n'ubundi icyo ushobora kuba wakontrola ni icyo ufite indani cyangwa se n'ibitekerezo byawe. N'ubundi ibitekerezo bya Oliver Regler ntabwo wabikontrola ngo bishobore. Umugabo rero uba kuri uko kuri akanumva akanakira uko kuri, abaho afite ukuri nanone kutazigera gushekingwa n'undi uwo ari we wese, kubera ko amenya ukuri kw'imibereho n'uburyo agomba kubaho. Tekereza niba umugore cyangwa se umukobwa arimo arashaka kugufatirana, kuguprovoka, akavuga ibintu just kugira ngo agutestinge, hanyuma nawe numwumva cyangwa se nureactinga, icyo gihe biraba bibi. Aho kugira ngo rero aguteshe umutwe cyangwa se agutestinge, ubu umuntu uri buze kuba wata umutwe, uguma uri focus, ukita ku byo ugomba kuba wakitaho, ukumva ibyo arimo arakubwira n'icyo ashaka kuba yakubwira, ukamubwira ndabyumva nanabisobanukiwe, ariko nanone ukamuvinga on cyangwa se ugakomeza gukora ibintu byawe. Uwo mutuzo, uko gukontrola iyo myitwarire, nibyo biba biri bugere ahantu harenze cyangwa se bigakora akantu nanone kari buze kuba gatandukanye. Impamvu nuko buriya amarangamutima, gukontrola amarangamutima
bingana no kuba ufite amahoro. Abagabo benshi gukontorora amarangamutima yabo birabagora cyane. Buriya buri mugore wese, buri mukobwa wese ibyo bakigira byose uko yakigira ngo ntabwo agukunze, niba umuha amahoro ukamuha ikintu bita kubaho neza, ukamuha umutuzo bitanyuze muri dominance cyangwa se kumwereka kuri igitangaza, uko waba umeze kose, nubwo utaba uri mwiza, kuba wishoboye ariko utanga amahoro udashaka kumwereka kuri igitangaza, dia nubwo yajya ku bandi arakwibuka. Ikintu cya kabiri buriya gituma umugore cyangwa se umukobwa adashobora kuba yakibagirwa, buriya uko byamera kose umugore yibuka umugabo wumva cyane kuruta uko avuga. Wongere ubyumve neza, umugore yibuka umugabo wumva cyane kuruta uko avuga. Muri nosi cyangwa se ibi bihe turimo turagenda tubamo, niwitegereza ukareba urasanga ko buri muntu wese arimo aragira ngo bamwumve, bamutega amatwi. Rero ibyo birimo birabakururira mu kuvuga cyane, buri wese arimo aravuga just kugira ngo bamwumve, ariko mu by'ukuri ni bake biteguye gutega amatwi. Rero nawe kugira ngo ube umuntu utandukanye n'abandi, ba uwo muntu bari buze kuba bakumva. Umugabo wa nyawe rero ntabwo yirukankira kuba yavuga, ntabwo yumva amagambo, ahubwo icyo yumva ni igisobanuro. Uwo niwe mugabo rero utandukanye n'abandi bagabo, umugabo uri tayari witeguye kumva igisobanuro kuruta kumva amagambo. Uyu ni wa mugabo mu gihe urimo uravuga aragutega amatwi yumve buri kimwe cyose uburyo urimo uragisobanura, ntabwo arimo aritegura kugira ngo hagire irindi jambo cyangwa se yibaze ngo ndibuze gukurikizaho iki, kubera ko ibyo ngibyo nabyo bituma uta umutwe, ahubwo we uvuga arimo arumva asobanukirwa. Mu magambo make rero icyo aba arimo arakora, aba arimo araba aho uri. Rero kuba arimo aho uri cyangwa se kuba ahagaze aho uri, ibyo bifite ikintu kinini cyane bisobanuye. Ibyo biri buze kuba byakugira uw'agaciro cyane mu gihe ufite impano yo guceceka ukumva ugatega amatwi kuruta uko wavuga cyane cyangwa se wakumva neza ko ufite amagambo menshi. Uwo mutuzo rero ugwoburije cyangwa se umutuzo utuma wumva unumvikana n'abantu, niwe mutuzo utava mu mutwe w'umuntu wawuteze amatwi. Impamvu uwo mutuzo ari umutuzo abantu benshi bakeneye nuko ari abantu bake bashobora kuba bakofaringa batanga uwo mutuzo ku bandi. Gutuza rero no kumva ugatega amatwi bikonektinze cyangwa se bihuye cyane n'umutuzo no kubaha. Umuntu urimo urakumva ugutega amatwi utarimo uratera ijambo hejuru cyangwa se utarimo uragira ngo urangize kuvuga na wavuga, ukabona ko aguteza amatwi kandi arimo arumva ibyo arimo arumva byose urimo uramubwira, uwo muntu uzamwitegereze, uzajya usanga koko uwo muntu ari umuntu ukwiye kuba wakubaha. Kandi mu by'ukuri niba agwa iyo offer tayari, icyo gihe uba uri umuntu w'igitangaza. Uko niko amarangamutima rero yubakwa, uko niko umuntu usanga amarangamutima yiwe yaragiye akizirika ku yundi muntu mu buryo utazi, akubakwa bitagendeye kuvuga cyangwa se kubyo urimo uravuga, ahubwo akubakwa bigendeye ku kintu bita listening, gutega amatwi. Abagabo benshi b'iyi minsi witegereze ikintu kimwe bahuriyeho, barasabiriza kugira ngo bahabwe agaciro, bakabura babona neza ko batarimo barabaha agaciro bashaka, bagatukana cyangwa se bagaterana amagambo, ibintu bitari byiza, ibintu bitari iby'ubupfura. Umugabo nyamugabo buriya aba agomba kwigaragaza mu gihe yangiwe cyangwa se mu gihe ibyo arimo arashaka atabibonye, ibyo arimo arashaka birimo birigendera kure yiwe. Icyo nicyo gihe umugabo wa nyawe agaragarira, ntukajye ubyibagirwa. Umugabo wa nyawe buriya aba agomba kwiga kuvuga ati okay, kwifuriza ibyiza, warangiza ukigendera. Impamvu nuko uwo mugabo agaciro kiwe aba yarasobanukiwe neza ko ibye bidashingiye ku mitekerereze y'undi, uburyo urimo uriyumvamo ibintu, uburyo urimo urajyanamo ibintu n'ibyawe nyine hangana nabyo, ariko ntabwo ugomba kuba warwana n'ibikurenze. Umuntu rero umeze gutyo, uri calme, ufite iyo myitwarire, ufite iyo migenzereze ntabwo ari imigenzereze igenda ngo irangire gutyo gusa, ni imigenzereze ihora mu mutwe w'uyifite. Icyo kintu uzacyitegereze. Iyo ufite iyo myitwarire, iyo ubijyana gutyo rero, aba ari ikimenyetso cyerekana neza ko wowe ubwawe urifite mu biganza byawe. Bega urifite nyine, uruburiwe kubera ko uruwuriwe. Abagabo bakeya rero mw'iyi minsi nibo bagera kuri iyo level yo kwibona cyangwa se yo kumva ko ari abantu bifite, kubera ko akenshi cyane ikosa riba, uzaryitegereze, usanga abantu benshi duhugiye mu bintu tutagakwiye kuba duhugiyemo. Umuntu wa kane buriya abagore batajya bibagirwa ngo bigende gutyo gusa. Nta mugore n'umwe ujye wibagirwa umugabo urimo uraba kuri mission cyangwa se ufite mission mu buzima bwiwe irenze uwo mugore. Hari uburyo abakobwa n'abagore bumva neza ko ari ab'ingenzi cyangwa se bumva neza ko ari abahatari,
ariko mu by'ukuri ibyo nabyo bwabyo atari byo. Buriya niba uri umuntu wa nyawe ukwiye kuba waba umuntu wa nyawe, ugomba kuba wa muntu ufite impamvu, wa muntu ufite purpose mu buzima bwiwe. Ukabyuka mu gitondo uzi neza ko ufite purpose, uzi ko ufite impamvu ugiye gukora ibyo ugiye gukora, ukubaka ikintu gifite igisobanuro, kandi icyo kintu gifite igisobanuro kigakura nacyo umunsi ku munsi. Umugore cyangwa se umukobwa iyo amaze kumva agasobanukirwa neza ko udashobora kuba wajugunya mission yawe kubera attention runaka, udashobora kuba wava ku byo ushaka kuba wakora kubera umuntu runaka, cyo nicyo gihe yumva akanamenya neza ko uri umuntu ufite ibindi bindi ashyira imbere. Epictetus yigeze kuvuga ngo niba ushaka gutera imbere ukaba umuntu uteye imbere, uzaba umuntu witeguye nanone kuba yakitwa ikigoryi cyangwa se umusazi. Waba uzi impamvu ibyo bintu yabivuze? Impamvu yabivuze ni uko yari abizi ndetse yanasobanukiwe neza ko inzira yawe, imigenzereze yawe hari igihe itazagira igisobanuro ku bandi. Icyerekezo cy'ubuzima bwawe, structure, ubusobanuro bwa buri kimwe cyose urimo urashaka kuba wakora, ubwo busobanuro uba ugomba kubugira nkawe ku giti cyawe. Abagore akenshi cyane bizirika ku bagabo bafite icyo bita direction, icyerekezo, kubera ko buriya icyerekezo ni ikintu abantu benshi badafite. Iyo uri focus cyangwa se iyo witegereje ukabona neza ko ibintu byawe biri ku murongo bikwiye kuba byagendamo, ababizi yaranasobanukiwe neza ko adashobora kuba yakivanga nyine mu nzira yawe, kubera ko inzira ni yawe. Kandi ikindi kintu cy'ingenzi kinafite agaciro, icyo nicyo gihe umenya neza ko uri attractive cyangwa se uri umuntu ufite icyo bita gukurura abantu. Nta muntu n'umwe utazigera wishimira kubona umuntu runaka cyangwa se kubona umuntu ufite ikintu kigaragara nkaho ubuzima bwe bwuzuye, kandi ubwo buzima bw'uwo muntu akaba ari ubuzima buri muntu wese agomba kurwanira kugira ngo yinjire muri ubwo buzima. Umuntu wa gatanu rero, buriya umugore adashobora kuba yakibagirwa uko byamera kose. Nta mugore n'umwe uzigera wibagirwa umugabo, presence y'uwo mugabo, cyangwa se kuba uwo mugabo arimo arabaho, kuba uwo mugabo yaraje mu buzima bwiwe bingana nuko ubuzima bwiwe bwatuje. Amarangamutima menshi rero y'abantu, imigenzereze n'imyumvire y'abantu akenshi cyane ikanga kubera ko iyo myumvire cyangwa se iyo mibano yubakiye ku kintu kibi cyangwa se ikintu cy'amafuti kitari cyiza. Stoic man cyangwa se umugabo w'umustoyisme azana icyo bita balance, cyangwa se azana kuba ubuzima buri buze kuba bwajya ku murongo, kubera ko akenshi cyane ibye aba yarabikoze, aba yaritaye ku mwanda we, yamara kwita ku mwanda we, uwo mwanda we ukava mu buzima bwiwe. Rero kuba yaza mu buzima bwawe nabwo akaboha icyerekezo, ni ibintu rimwe na rimwe ushobora kutumva, ariko ni ibintu birenze. Iyo rero umuntu wese aje mu buzima bwawe ukabona neza ko uwo muntu yifitiye amahoro kandi yiteguye kuba yasangiza n'abandi kuri ayo mahoro, ukabona neza ko ubuzima bwe n'imibereho bijyanye cyane n'amahoro, ndakubwiza ukuri ko nta muntu n'umwe udakunda amahoro. Amahoro niyo yibanze abanza, ibindi bikaza nyuma. Ikindi kintu rero cy'ingenzi, iyo umuntu hase iyo umugore agiye kuba yaguhuza n'amahoro yawe, ibyo bintu byonyine uwo muntu ntabwo akwibagirwa. Ibyo bintu byumve kandi ubisobanukirwe. Impamvu nuko amahoro ni amahoro koko, ni amahoro y'ukuri. Kandi ikindi kintu cy'ingenzi uba ugomba kumenya ugasobanukirwa, abantu ntabwo bajya bibagirwa aho babonye ayo mahoro. Ikintu cya gatandatu cyangwa se impamvu ya gatandatu ishobora kuba yatuma umugore atakwibagirwa, buriya nta mugore n'umwe ujya wibagirwa umugabo ushobora cyangwa se ufite ubushobozi bwo kuba yababarira, yamara kubabarira akababarira atuje, ari karume, mbega ari umuntu utuje. Ahangaho unyumve unasobanukirwa ibyo ngiye kuba nakubwira. Kubabarira umuntu wakugiriye nabi ukabyibagirwa yewe ukanabireka ntabwo ari intege nkeya, ahubwo ni imbaraga, ariko imbaraga zigirwa n'abake. Iyo ubabariye umuntu ntabwo umubwiye ngo ibyo wakoze nibyo cyangwa se ibyo wakoze ni byiza cyane rwose nubwo wambabaje, oya, ahubwo icyo ubuvuze utanasohoye ijambo mu gihe wamubabariye atabizi, uba umubwiye ngo ibyo wakoze warabikoze ariko ntabwo bindenze, ntabwo bifite imbaraga zirenze izanjye. Mbega uba umweretse ko yakoze amakosa, uramubabarira ntukinabyitaho, ariko still isomo byakwigishije urarizi. Umugabo w'umunyabwenge cyangwa se umustoic man ntabwo ajya yihorera, ntabwo agishaka kuba yakihorera. Waba uzi impamvu adashaka kuba yakihorera? Nuko abizi neza ko guhora bishobora kwangiza ibiruta kuba wabireka. Arabireka. Buriya umuntu wakoze ikibi, iyo umwihoreye icyo kibi kiramuhiga, upfa kumekinga ashobora ko azahora byibuka. Kwihorera byo ubwabyo
no kubaho ubuzima bubona neza ko butari sawa, ubwo ubuzima buramugora. Impamvu bigenda gutyo nuko kwizirika ku kintu kibi cyangwa se kwizirika ku buzima bugoye, icyo bikora ni kimwe, biragenda bigafata roho yawe ikaba mbi cyangwa se roho yawe ikaba mukangaratete, kandi mu by'ukuri ari wowe wabigizemo uruhare. Uzitegereza abantu benshi uburyo babayeho bari mu bibazo bitarangira. Kubera iki? Kubera ikintu bita kwizirika ku bintu bitari ngombwa. Ikintu bita kubaha ni ikintu cy'ingenzi cyane, kubera ko iyo wubaha nawe ubwawe wiyubaha, wiga kubabarira abandi utabibakoreye ubyikoreye, kubera ko buriya nimba ari ikintu kibi no kugira urwango. Marcus Aurelius niwe wanditse aravuga ati uburyo bwiza rero bwo kwihorera buriya ni ukutaba nk'abanzi bawe. Iyo ubaye umuntu utandukanye cyane n'abanzi biwe, icyo gihe uba wihoreye kandi neza utavuze. Niba umwanzi wawe yaragukoreye ibintu bibi ashaka ko uri buze kuba waba mubi, ukaba umuntu utandukanye cyane nawe, akabona neza ko yakugiriye nabi, ariko still utandukanye nuko yashatse ko uri buze kuba waba, ibyo bibabaza umwanzi wawe kuruta uko warwana no kugira ngo wihorere kuri we. Ugomba kwimenya, ukamenya ibyawe, ukamenya kamere yawe, ukamenya n'uburyo uyiturisha, aho kugira ngo ujye gukontorora abandi cyangwa se ujye kurwana n'abandi. Magambo make rero, nta mugore n'umwe ujya wibagirwa umugabo utuza mu gihe icyo gihe yagakwiye kuba ari kuri pressure cyangwa se yagakwiye kuba afite nyine igitutu, ariko umugabo we agahitamo gutuza. Nta mugore n'umwe umwibagirwa. Wa mugabo uzi neza ko nimba ibintu bitagenze neza, afite uburenganzira n'ubushobozi bwo kuba yagenda amahoro kandi akavanamo akiwe karenge. Erega buriya nimba hari ikintu cy'ingenzi ukeneye kuba wamenya, ni ukumenya neza ko hari igihe kigera ugafata umwanzuro wo gukuramo akawe karenge ukigendera mu gihe ibintu bitameze neza. Buri mugore wese rero iyo abona umugabo afite icyo kintu arabyumva kandi aranabibona. Ndagira ngo umenye neza ko umugabo utibagirana mu mitwe y'abantu ntabwo ari wa wundi uvuza induru cyane mu cyumba, ahubwo ni wa wundi uzi gutuza, ariko gutuza kwiwe bifite imbaraga zirenze cyane. Wa mugabo yabizwi neza ko ibibazo uko byaba bimeze kose, uko byaba bigorana kose, uwo mugabo hari uburyo abigenza ibyo bibazo, akabikemura ibyo bibazo ntibimurushe imbaraga. Uwo mugabo arubahwa na buri umwe wese. Umugabo agaciro kiwe katava muko abandi bakamuhaye, oya, ahubwo agaciro kiwe kava kuri we, nanone akumva ko ibyo ashoboye abishoboye, kandi nta muntu ufite kuba wamwicira igihe ngo nuko uwo muntu hari inyungu amukeneyeho. Umugabo wimenya akisobanukirwa, wa mugabo udashobora kuba yakontorora uburyo abandi bandi bamubona, ahubwo agakontorora uburyo abandi biyerekana mo. Kubera ko uwo mugabo iyo ameze gutyo, iyo yamaze kumva akanasobanukirwa uko kuri, yumva akanasobanukirwa akanamenya ibirimo birajyamo mbere mu buzima bwiwe. Nta mugore nta mukobwa buriya ukunda umuntu uri buze kuba yakitangamo ibitambo kugira ngo amutsindire. Buriya nta muntu n'umwe wifuza kumva neza ko kubaho kwiwe hari undi muntu wabipfiriyemo kugira ngo abeho. Nta muntu n'umwe ubikunda. Rero niyo mpamvu bigusaba nk'umugabo kwihagararaho, ugakunda ubuzima bwawe, ugahitamo amahoro yawe, aho kugira ngo uhitemo icyubahiro ukihitamo. Kuko iyo wihisemo biba byoroshye cyane ko wanumva ugasobanukirwa agaciro k'abandi, ariko wabanje kwihitamo, ugahitamo purpose, ugahitamo impamvu kuruta attention, ugahitamo ubwenge, ugahitamo kuba umunyabwenge kuruta ukuri buze kuba wahitamo reaction cyangwa se kureactinga ku bintu runaka.